umuntu wavuze ko nasabye Kenesi akazi aka kanya igihe ntari mfite akazi bigatuma mugendaho, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Nta na rimwe nigeze nsaba Kenesi akazi na rimwe. Ufite wigeze no kumpropose akazi sinagafata. Kenesi sintunga nimero ye, na nimero ye ngira sindamuhamagara, ntaramuhamagara, ashobora kuba atagira nimero yanjye. Ahangaha Semuhungu ashimangiye ko uwamusabye urukundo yabiberetse se. waya yuge urahakana ko utari umutinganyi. Lorenzo umunyamakuru umwe ufite ijwi rikomeye rimeze nk'irya Mukesha Batware, zamuka saba mike nari gukundira sa nkuri questing, ariko nibidakunda use nk'ucekinga kuko utamenyere kuza, ariko ntabwo ari ubwa mbere uje muri space yanjye. Lorenzo check Semuhungu, fungura mikro yawe niba bigukundira, yari network. Abandi muceceke, abandi muri gusaba mike, dore mwasabye mike aho ngo turaza kubaha umwanya. Lorenzo ndabona yahageze. Semuhungu urimo kunyumva? Gore niba wahageze ndifuza ko uza kuba uhari. Swakimu wanyakirira umunyamakuru, Oswaki wanyakirira umunyamakuru Lorenzo. ahubwo Semuhungu ko ntarimo kumubona mu ba speakers. Semuhungu avuyeho, afite network mbi cyane ariko aragaruka. Okay. So Lorenzo, reka twakire. Wiriwe, umeze neza? Urakaza neza hano mwisukuriro? Yewe neza Swakim, yewe neza na Godfather n'abandi. Wiriwe. Izera ko muri kunyumva. Izera ko muri kunyumva neza. Gatanu ku kandi. Turakumva ya. So Yego. Godfather, uragira ngo ari nje umubaza? Byamfasha kurusha. Sasa uyibuka nkora citizen journalism, ntabwo mfite ikarita yo muri RMC. nje nkora hybrid journalism. So uva Lorenzo, iyi space twayikoze kugira ngo abantu bisanzure. Harimo Yego. n'abifuza yuko irangira weze ku mutima, ariko dufite na Semuhungu kugira ngo nawe yere ku mutima. Yego, mwese mwongere mubane neza nkuko mwabanaga mu gihe cya covid, sibyo se? Yeah. So ubwo rero duhere ku cyatumye duhere imbere muri studio mu kiganiro urubuga rw'itangazamakuru, zira comments mwakoze, isesengura mwakoze rigaragaza ko KNC yashyize match ku masaha mabi. Duhera aho ngaho wabonye ko KNC yagusubije, nitukirangiza turajya ku byo wanenze by'ukuntu Semuhungu yabyinishije basa nk'umuntu ngo ugaragaza nk'ari gukora imibonano mpuzabitsina. So ariko hera ku cyo mwavuze kwa KNC cyane murakaje. Icyo wakoze, iki kiganiro cyo kwa gatanu. Utaragera aho ngaho Lorenzo Oswaki, hari akantu nshaka kumaza ntabwo utumvishe neza. Muri kiriya kiganiro ntabwo Regan yari ahari. Regan yari i Cairo yerenyanye na APRFC. Uravugisha ukuri? Lorenzo yari muri studio araza kutubwira. Okay, ko numvishe mwijwi igeze. Reka nsigaye mfana kabumbu kurusha ibintu byose. Umva Lorenzo, kiriya kiganiro Regan nta wari urimo? Ntabwo yari akirimo, yari mu kazi, yari mu Misiri. Umuntu ufite ijwi nk'irye mwari kumwe n'inde? Ndumva nari kumwe na Axel, na Kwizigira, na Iberi. Usibye ko ibijyanye n'ikiganiro Swakim nk'uko ubizi, ikiganiro kirategurwa, ikiganiro si cy'umuntu umwe. Ntekereza ko ntabwo ndaza gusobanura cyane ibijyanye n'ibyo twavuze n'impamvu twabivuze, ariko mbere y'uriya mukino KNC arabizi neza ko kuva yatangaza isaha y'umukino byakuriye impaka cyane mu bafana, kubera ko hari undi mukino nawe ukomeye, nawe abafana bari bakeneye kureba. Urebye na campaign uburyo yabikoraga, hamagara abafana ba Rayon, aba APR kumucalenjinga. Rero ntekereza ko byari bikwiye kugira ngo wenda niba byari no gushoboka be yahindura amasaha, kuko nanjye ubwanjye nk'umunyamakuru kureba iriya mikino yombi byasaga n'ibidashoboka. So ntekereza ko kumucalenjinga nta igihe gihagije cyo kuba n'umukino petetere
murimo kumwumva oya ni network ariko iyi ngiyi ni ibisanzwe. Lorenzo gerageza use nk'uwurira igiti, biraza kudufasha ushaka ahantu hari network cyangwa uteka akamoto ujye kuri banke. Buriya abantu ngo hano wanacoma ukajya nko kuri banke ikwegereye ugakoresha network. ndumva nari mfite network Yeah, okay. nziza. Ushobora kuba ari uko wenda space irimo abantu benshi cyane, ariko ndumva nari mfite internet nziza. Iyi ni So indwara ndwaye ikiganiro cyabaye kuwa kane, urumva match yari kuwa gatandatu kubera ko yari ibangamye, donc ari amasaha udashobora guhuzaho match zombi kandi zikomeye mu bijyanye no kuzikurikira. YouTube amafaranga ura amayinite urakoze. Eric oya internet tuba tuvugira abafana cyane cyane. So ntekereza ko kubera ko ikiganiro cyabaye kuwa kane byarashobokaga ko yahindura isaha, n'icyo nge natekerezaga, kuko hari claim nyinshi z'abafana bifuza gukurikira imikino yombi. Wa umukino wa Gasogi na Rayon wari wagomba kuba saa moya, no APR na Pyramide wagomba kuba saa 2. Izo ni critique zisanzwe kuri fixtures, birumvikana kandi tuba tubikorera mu nyungu z'abafana. So ikigaragaza ko bitari personal nuko kuwa gatanu mu gitondo Kenisi twaramutumiye kandi tumutumira ku bushake bwacu. Twamutumiye mu kiganiro nari nkirimo no kuwa gatanu. Kenisi twaramutumiye arabisobanura, kandi nyuma y'uko abisobanuye we were good. Yatubwiye ko mbere na mbere atari we upanga amasaha, ibyo arabitwumvisha ko kandi ntacyo bitwaye. Bwo hari umukino wa APR uri saa 2, abantu bashobora gukurikira match imwe bagahitamo, cyangwa se yarangira bakajya no kureba iminota isigaye ku yindi match. Ndumva ikiganiro cyo kwa gatanu cyarangiye we were good. Twari kuri page imwe, twaramutumiye mu kiganiro. Murumva ko niba twaramutumiye akabisobanura ntabwo twaboganye. Ibijyanye na critique twabikoze kuwa kane, twumva ntibihagije. Kwa gatanu turamutumira, aho ndumva turi kumwe. Yarabisobanuye yari mu kiganiro, yagomba kuza live, ariko live arabura, avuga ko afite gahunda nyinshi, ko yari muri tuwa y'amaradiyo menshi. Tumuhamagara kuri telefone arabisobanura, anaradushimira. We were all happy. Birashoboka ariko ko atari yakumvisha ibyo mwavuze kuwa kane. Mwamubwiye ko kuwa kane mwari mwamuvuzeho. Yari yabyumvishe kandi byari byanamubabaje. Abanyamakuru avugana nabo cyane yari yababwiye ko atishimye. Nabyo byatumye tumutumira kugira ngo tujye kuri page imwe, hatazamo kumva ko hari uwamukoreye anti campaign kubuza abafana kuza kureba match ye. Twari tubizi ko atabyishimiye kuko hari abo yabibwiye. Tumutumira kuwa gatanu. Ibyo mwakoze ni gatanu ikiganiro cyarangiye turi kuri page imwe. Na nyuma y'ikiganiro twaravuganye, twamuhamagaye nka groupe tuvugana nawe kandi yari yishimye, yari happy. Ntabwo rero natekerezaga ko bizarenga kuwa gatandatu kuri match, ku cyumweru kuwa mbere bikarenga kuwa kabiri akagarura iyo dossier. Kandi icyo atari yishimiye twakoze twari twagikosoye kuwa gatanu, twe amahirwe kugikosora, kandi yari yanyuzwe pe. Ibi ni ibintu byumvikana kuko ni ikiganiro cyumvikana, abantu bose bacyumva, ibintu mvuga barabyumva ko ari byo ko byabaye. So murumva rero vraiment twaragerageje, ntabwo twamukorera anti campaign, kuko kuwa gatanu ntekereza ko yari iniguye, yagaragaje ko atishimiye umurongo twabitwayemo kuwa kane. Kuwa gatanu yari iniguye. So sinekereza ko rero hari ikintu cyakaba yari ikibazo cy'uko twabuje abafana kuza, kuko twamuhaye umwanya yikorera campaign, tunaramufasha kabisa, dusobanura ibintu neza kandi yararyohewe. Abantu bashobora kujya kureba ibiganiro kuri YouTube, ikiganiro kirahari, aho ndumva vraiment turi kumwe. Ikindi kibazo nanjye rero natunguwe no kumva kuwa mbere mu gitondo abigarura. Lorenzo, Radio Rwanda mwogeje ihe match hagati ya Gasogi Rayon na Pyramide APR? Ndumva kuko nge ntogeje, ariko ndumva match zombi zarogejwe. Okay. Yeah. Match zombi zarogejwe kuko dufite aba commentators bahagije mu Misiri bariyo, ku mahoro bagiyeyo. Match amakuru naherutse rwose barayipangiye kandi yarogejwe. Okay, reka tujye kuri page yindi. Niba Godfather ku bya match unyuzwe, tujye noneho ku byabereye kuri Stade Amahoro. Godfather, ahanga ndabaza Lorenzo akantu gato. Lorenzo, ahanga mu majwi twumvishe
yo kuwa kane Mm. harimo icyo nakwita nka anti campaign. Ntabwo Ken Simuzi, sindi no kumuvugira, sindi n'umufana we, Mm. afite ukuntu yirata anabyumve, ntabwo ngiye mwemera, ariko hariya njye si nuko nyine, nuko niyo nakwiyumvamo ndabikubwira. Ken si ntacyo mfa nawe, ni umupapa w'umukozi wakabaye urumodo, ariko uburyo akoramo mbona asuzugura. Ibyo ngibyo rero bituma ntamufana, wasanga mwibeshyeho kubera ntamuzi. So ahangaha twitegereje habayemo kumwibasira cyangwa nicyo nakwita anti campaign, kugera n'aho mwakoresheje amagambo avuga ngo radiyo Rwanda yo ayibagirwe. Ndakurikira amagambo mwakoresheje, aho mwageze n'aho muvuga ati radiyo Rwanda kumushyigikira, radiyo Rwanda yo ayibagirwe pe. Ibyo ntabwo byavuzwe. Oya, nari mu kiganiro, ibyo ntabwo Uretse birimo. uburetse Ndumva ushobora kuba wafashe ibintu byarimo wa mama, ntubihindurire imvugo. Ntabwo byarimo, ntabwo byari give bimeze me gutyo. give me No, give me no give me way. give me a second, kuko turanga kugira ngo dusase inzobe ibi biveho n'iyi nkubiri icike. Aya ni amagambo yawe na bagenzi bawe. Yego. n'abagasogi abafana ba Rayon n'abafana ba APR nibo dufite bakunze umupira w'amaguru mu Rwanda. Niba Chelsea abashaka nabashiriye match saa 12 bagere saa 11 bazari saa 2 basubiye bagiye saa 2 bagende kererwa kinzi. Ntabwo nanjye kira gitekerezo nagikunze nuko nyine ari amakuru, ariko ubundi nanjye kira match najya kwireba. Ese ubwo twebwe ubwo nabanze kwa APR tuzaze kwa gute izo match. Ntabwo nabashoka bivuga nibi match ntabwo yogumaho nuko twageze half time. Oya half time se bagukorane nese half time ya Rayon tukajya muri pyramid cyangwa rero twayinyuma nabeshetse ntabwo najya muri stade tuzazikora saa moya makuru iki ntabwo najya muri match za kwitegera nyine saa moya match ya saa moya ntabwo tuzayikora saa moya. Ese umwajya muri stade saa moya kwa penalty cyane saa moya na makuru saa 2 ni pyramid na match ya saa moya match kuri televiziyo y'u Rwanda yarangiye abantu bose bahangire tumira yarangiye kwantumira turika abantu bazakora match abari bakeneye kumva pyramid abapera bakeneye kumva APR. Ukiri ahangaha uyu mugingo wavuze ngo abari bagomba kumva piramide. Twaje kureba ibyo piramide yakoze. Abantu bose bafanaga piramide murabaheza nguni murabazarendo. Reka dukomeze. Ereri ya kabiri yakoze mu gutegura match, ereri ya mbere ntabwo ndibigarukeho, aribonye yakoze campaign ariko yikorera anti campaign. Ereri ya kabiri yakoze mu gutegura match saa moya, hari match mpuzamahanga saa 2. Ubwo nyine urwego rwa radiyo Rwanda yibagirwa. Urabyumvishe Lorenzo? radiyo Rwanda ayibagirwe. Mwemetse gato Amiri ubwo nyine urwego rwa radiyo Rwanda yibagirwa. Ibintu byanye no gutegura ama events ndamwemera pe, ariko urwego rwe narubonye. Ntabwo ibindi ntabwo ndibuze kwigusubiramo n'abikiriya. Umva gatoya. Wikwirwa ubisubizamo. Okay, wikwirwa ubisubizamo birumvikana kuko ari nge wabajije. Icyo mbivugaho, urumva turi abanyamakuru, turi n'abanyamupira, donc urumva ko ubyumva neza mu majwi harimo emotion, kubera ko natwe ubwacu ntago twabyumvaga, natwe ubwacu byari bitubangamiye. Reka nguhe urugero impamvu donc twaba twanara twawe n'ama emotion natwe nk'abanyamupira n'abanyamakuru. Urabona match ya APR na Pyramide ni knockout stage ya Champions League. APR yashoboraga gukora ikintu itigeze ikora mu mateka yayo, ikajya mu matsinda. Umunyamakuru ugomba kujya kogeza match ya Gasogi na Rayon, match ya championnat isanzwe ushobora no kuzareba retour, ntabwo we kubera kurumva afite na focus ntashobora ari kwireba. Urumva deja ni history na mateka ashobora kumucika. Ubwo nkanjye naravugaga ni ari nkanjye bohereje kuyogeza, sindebe APR peut-être ikora amateka uko byarashobokaga. Nkabonye natsinda n'igitego cya mbere, ni ibintu byashobokaga. N'abandi rero mu mitima nuko nta muntu donc wumvaga yiteguye kutareba APR ikora ikintu gishobora kuba amateka itigeze ikora mu mateka yayo. Duva logique muyumva, ntabwo byari anti campaign. Match za Gasogi iteka ryose afite match ikomeye turamutumira, agatumira abafana tukanamufasha, tujya muri press conference ze na press conference itegura match twe twoherejeho umuntu. So icyo kintu mwumvaga kimeze nka emotion cyo guheza inguni ni ikintu
giterwa nuko nyine match kuvuga ko igomba kuba ayo masaha arabagomba kujya kuyogeza kandi bagomba kuba bayiriho. Sinonime yuko batagomba nyine kureba gukurikira match ya APR na Pyramide. So ngira ngo nanjye none ubu ndabyumva ko harimo emotion, harimo peut-être kurengera, ariko ntabwo ari anti campaign yateguwe yanogejwe. No ndimo ndavuga ndi hano Kenisi na Gasogi ni umuntu wacu, umuntu dutumira mu biganiro, umuntu tuganira muri press conference, umuntu dutumira mu busesenguzi, ibintu byose tubibanamo turabikorana. Nta kipe turi against yayo, nta kipe navuga ko tutifuza kwikorera amafaranga kuri stade cyangwa se n'abafana. Icyo cyo cyumvikane neza, ariko nta muntu wumvaga yiteguye kujya iremera ntarebe match ya APR. Kindi kandi byari bikiri kwa kane uko nabivuze, mwabyumvishe ko twaravugaga ngo bayishyize ku isaha isa 12 ko muri stade Amahoro nta kindi kintu kirimo. Kwatekereza ko ashobora kubamo niyo flexibilité, pourquoi pas match kaba yajya saa 12 yarangira saa 2 abantu bakikubura bakajya kuri match ya APR. Urumva icyo twarwaniraga ishaka ni iry'umupira, ni iry'umupira, kinyamupira. Nta muntu navuga ko yarafite ikintu kiri against Gasogi cyangwa kiri against Kenisi uko yabivuze. Nawe arabizi peut-être nawe ne emotion na interpretation wenda yabyo ari cyangwa se na deception wenda nyuma y'imibare wenda yari yiteza atabonye kuri stade, ariko nawe arabizi ko urubuga rw'imikino n'abanyamakuru buri umwe mu mazina yacu nta muntu ufite ikintu apfa nawe, nta muntu watekereza kumukorera anti campaign. Ibyo ngibyo arabizi, nekereza ko mu mutima we arabizi kabisa. So nta kindi rero cyari kibiri aho Godfather ntabwo n'indimi ku kiganiro cyo kuwa kane. Ahangaha ho ntekereza ko ndi ku ruhande rwa Kenisi 100%. Ayo ma emotion mwakoresheje, ngewe ntabwo nkunda ibintu by'umupira, muze kumfasha. Ntabwo ibintu by'umupira bura, ntabwo umupira. Umunsi nagiye muri stade Amahoro 2000 na kangahe, igihe abantu bakera murabizi, umunsi Amavubi yigeze gukina na Egypt, nasibye itike nabuze itike itike yagombaga kuntwara Nairobi kubera kujya kureba umupira ko dusohoka. Kuva uwo munsi nazinutswe umupira n'uyu munsi. Niyo mafaranga nari mfite yonyine y'itike ya basi iransika. Kuva uwo munsi n'uyu munsi niyo ndebye umupira kuri televiziyo mvimyona. So ntabwo nibuze gushyiraho comment. aho ngaho rero hose nka Uswakimu ni umunyamakuru mukuru adufashe kumva ikintu twashoboraga gukora nyuma y'ikiganiro cyo kwa kane. Nyuma y'ikiganiro cyo kwa kane, kwa gatanu twasabwaga gukora iki, twaragikoze. Ntabwo twagikoze. Ngiye kuvuga nk'umuturage cyangwa nk'umuntu, niko kwa mahanga ndi kureba Kenisi nk'umu businessman, sibyo? Wari wakoze campaign, wari washoye amafaranga y'akayabo mu mukino nk'uriya, agatumira abantu batandukanye. Hanyuma ngewe nubwo uvuze ngo mwakoresheje emotion ukavuga ko atari anti campaign, ngewe ndaza kubyita anti campaign. Nanasabe niba bishoboka, nkuko nawe uvuze ko mwakoresheje emotion mugakora ibyo mutagombye gukora, muzegere Kenisi mwisegure kuri kiganiro cyo kuwa kane. Kwa mushobora kandi kwa gatanu ari byo twakoze. Kwa gatanu ibyo twakoze twaramutumiye. Kwa gatanu ibi ngibi byo nge ntabwo ujye ku gatanu mbizi, ntabwo tugeze tubyumva, turi kubyo twumvise byanagiye hanze. Urumva rero ikibazo ntabwo yabigarutseho kandi ibyo biri latest. Kwa gatanu twaramutumiye, twaricaye tuti ntabwo byabiri fair mu by'ukuri, turamutumira kubera ko ntabwo byari byamushimishije. Twaramutumiye aravuga, turamufasha, dutumira abantu, arinigura. Twamuhamagaye nyuma y'ikiganiro, he was happy, very happy. Ikindi kintu twagomba gukora kitari ukosora ibyo kwa kane cyari kikiri kwa gatanu, kuko twari tumaze no kubona ko amasaha atari buyahindure, twamaze kwiyakira. Twaramuhamagaye, twari twamutumiye ngo aze live akore campaign yinigure icyo twaba tutaramukoreye neza. Tunaramusapotinga. Ahanga tugiye kuvayo narangiza kubisobanura ya buri burengero. Oya ariko aragaruka Lorenzo arahari, so tugiye ushobora kuzakurikira match ya APR kuko izatangira saa 2. Urumva ni muri mita kabiri ya match yo muri stade. Yavuze ko yivugiye ko hari uburyo yateguye abantu bashobora kuzakurikira match bari muri stade, ama-link bashobora gukoresha kuri telefone. Yarabivuze rwose, turamusapotinga, tutabona isawa abantu bazaza. Ntabwo byamunyuze rero ikintu kuba kukiyabyirengagije ko ibyo bintu twabikoze. Umunyamakuru yakoze ikosa agakora inkuru
ibogamye ko ayikosoza indi okay igororotse. turaza kugaruka kuri Ibyo bintu ko twabikoze, iyo remedy ko uzi se twayikoze, Godfather ego ikindi twagomba gukora kirenzaho ni iki? Lorenzo Mu byo yavuze uyu munsi, narebye ikiganiro cyarangiye, ntabwo yageze agaruka ko kuwa gatanu twamutumiye kandi twamufasha gukora campaign. Twarabikoze, umva n'abakoze kuwa gatanu barabikoze. So umva Lorenzo ntabwo rero aho, ntabwo ntekereza okay ko reka tuhave hari ikintu twagomba reka gukora uswakima tutakoze. So, urukunyima umuntu Lorenzo wumva ikiganiro cyangwa se wumva ayo ntabwo ari majwi kutwumva yashyize hanze mu birashoboka kiganiro, ko Lorenzo atarimo kumva nyine kukumva. harimo anti campaign, ariko icyo twasabwaga gusubiza ibintu mu murongo twarabikoze mu minsi ibiri yakurikiyeho. okay Lorenzo uranyumva Twarabikoze pe kandi mu buryo buhagije. Lorenzo uranyumva Lorenzo uranyumva ariko se kabano unmute your mic Sinzi na murimo Jesus kunyumva. Christ kabano niyo mpamvu uri kuhote Lorenzo iyo atari Lorenzo kumva ntabwo fungura mic yatwumvaga. yawe umuhamagare twumve niba kumva wowe Lorenzo uratwumva? Yego mubwire ndakumva. amanuka yongera azamuke ko ntabwo turi ari kutwumva Ntabwo abantu benshi bakumva, bava kuri space bongere Oya nitwe ugaruke usabe tutamwumva, ni mic. Godfather na Oscar ni Kim ni batamwumva. Oswakimu na Godfather Sawa bonyine sawa sawa. Erega ni mwe b'ingenzi hano cyane ko nimwe mutuyoboye. mubwire ko host na host batari kumwumva agenda agaruke aha Yagiye kugaruka. agaruka rero ibi bintu abishyizeho umucyo ariko kuri uru ruhande nubwo KNC ibi bintu ku muntu wese Oswakimu araza kudufasha kuko nawe ari kuvuga ko nk'umunyamakuru ngiye nk'umuturage usanzwe nk'umuntu Godfather, byagombaga niba kuri mukotinga akantu ku empaye kandi urumva Godfather. kuri kumvugiramo uri Nabonaga ari Godfather Lorenzo ufite uri ikibazo kunyumva cyane. Ndakumva. okay urakoze cyane kabano uri kunyumva Ndakumva. hasi ndimo kumvikana mushyireho udutima so Lorenzo iki ngiki Oswakimu ndashaka nk'umunyamakuru kuri iki kintu ndashaka kugira ngo ahangaha hagira ikintu kivugaho Oswakimu tunakivaho Okay, urakoze cyane Godfather, mwese ko muri kuri space murakoze cyane. Lorenzo urakoze gusobanura biriya byababayeho, bitubaho twese twe dukora morning shows, aho host rimwe na rimwe nawe atanga ibitekerezo. Ni nayo modo isigaye iriho mu Rwanda. Na KNC ubwewe na Angeli Mutabaruka hari igihe batanga opinion bavuga ku muntu cyangwa ku rwego, ntibaruha ijambo uwo munsi bakazaruriha ejo. Ibyo ni ibintu bisigaye ariko dukora itangazamakuru cyane cyane muri bino biganiro bya live talk shows, biba buri munsi ntabwo iteka n'igihe cyose ikintu ugiye kuvuga ku rwego runaka k'umuntu runaka wabona uko umuha umwanya. Nuko twabyakiriye, nuko itangazamakuru ryacu byarangiye ryubatse. So ba Lorenzo nakwizigira chef wabo nk'ikiganiro cy'imikino cyangwa se ishami rya siporo hariya muri Radio Rwanda. Urumva ko uri uvuga ngo Radio Rwanda yibagirwe ni kwizigira Jean Claude. Urumva Radio Rwanda yibagirwe. Ngewe rero nanjye nababaye Lorenzo, nzi ko bira bintu mwabivuze nko kuwa gatanu cyangwa se kuwa gatandatu match iri bubi, ariko ubwo hari hakiri amasaha, iminsi, umunsi umwe n'amasaha, ni byiza kuba mwarahaye ijambo KNC kugira ngo atange his side of the story. Ikindi uremeza yuko mwana mushyigikiye mukamufasha guhamagara abafana ngo bazitabire match. Ikindi watubwiye nuko nyuma y'icyo kiganiro mwamuhamagaye off air akabagaragariza ko yanejejwe nuko mwabigenje. So ubwo rero nuko hano nyine tuzajya dusesengura nibirangira bitugarukane. Byanze bikunze iyo abafana yari yiteze kuri stade baza ku mubare ushimishije, iyi backfire yakoze mu gitondo, niba ari mu gitondo cyangwa ejo kuwa mbere, ntabwo iba yarabaye. Ariko ubwo bisinzi uko muzabigenza, byanze bikunze ndabizi ko muziyunga nk'umuntu utunze ikipe akeneye ikiganiro cyanyu, kandi kigaragara muri inshuti nanabivuze na mbere y'ukuza, kuko ikiganiro cyanyu ndacyumva iyo ndi kuva ndangije zinduka. KNC n'umwe mu bantu mutumira kenshi, nkanatekereza ko ari uko aryohereza audience yanyu, agira clips ziryoshye cyane, ziryoshye ariko. So biriya by'isaha rero wanatubwira ese koko ni Rwanda Premier League igena isaha, ni Ferwafa, nta jambo KNC nka
nka host agira ku isaha match iri bubere, ese amasaha ntaba yaragenwe kuri kalenda nk'uko tubibona i Burayi? Gisubizo wihuse kugira ngo tutabitindaho, kuko Semuhungu nawe dukeneye kumwumva kuri iriya kesi yindi. bo nge ndabanza ngo hamirize ko KNC tumuhamagara nyuma y'ikiganiro yagaragaje utmost satisfaction, ukwishima kwa nyuma gushoboka, kubera ko hari ibintu ntavugira kuri space, ariko nk'umunyamakuru tekereza uburyo umuntu yagaragaza ko yishimiye ikintu mwamukoreye bya nyuma bishoboka. Yagaragaje ko yishimye bya nyuma bishoboka, niho duherukana kuvugana donc bijyanye na kira kiganiro kwa gatanu. So Okay. ku bijyanye n'amasaha, Rwanda Premier League n'abatanga amastade, urumva ekipe mbere yuko shampiyona itangira, ekipe itanga ibuga izakiriraho, ariko gusaba stade Amahoro urumva byo ni special case, kubera ko stade Amahoro ntabwo amakipe yakiriraho match zose, urumva bayisaba mu buryo buri special. So usaba stade, tekereza ko ikintu cyo kugena isaha cyari hagati ya KNC na Rwanda Premier League n'abatanga stade, donc abafite stade Amahoro mu maboko yabo, kuko itaragira rwiyemezamirimo y'icunga, iracyari ya Ministeri ya Sport. Abo ngabo nibo bonyine bagena amasaha uko ari batatu, ariko obviously club izakira ibifiteho ijambo ku bijyanye n'amasaha. KNC we rero bisobanura, yavuze ko atari we wagennye isaha. Turabyubaha, twarabyubashye, ntabwo twabirwanyije. Ubwo yabisobanuraga ubwe, avuga ko atari we wagennye isaha, nta kintu twarengejeho, kuko niwe wari ubivuze. Hagati ye na Rwanda Premier League n'abatanga stade Amahoro, twe ntiturimo. So icyo yavuze twaracyemeye kandi turanyurwa, ntabwo rero byari bikiri issue, twabyakiriye uko bimeze. Si n'ubwa mbere haza fixtures tubangamiye ku bijyanye n'amasaha. Hari amakipe murabizi case ziheruka, amakipe yavanwe saa 12 kubera amatara yo muri Kigali pere akajyanwa saa 9, abandi saa 6 n'igice ku izuba. Donc ibyo bintu bibaho nyine cyane muri birahagije. Reka tujye ku yindi ngingo. Reka tujye ku yindi ngingo. Lorenzo rero ntabwo warahagarariye aho ngaho, nyuma yo gusesengura ibyo mwavuze n'ibyo mwanenze byarabaye. Stade yari yambaye ubusa, reka mbivuge gutyo, nubwo ariko abayirebye muze kumbwira nuko byagenze. Imbaraga KNC yakoresheje mu gukora advertisement aho yagiye yifashisha ibyamamare bitandukanye, ntabwo we warekeye aho, ntabwo wakomeje mu kiganiro ngo ikiganiro mu gusesengura, kandi nk'uko wakomeje kubikora nko mu gisata cy'umupira w'amaguru. Ibyo wakoze ntiwahagarariye aho, wagiye no mu nda y'isi, uragenda ukomeza gukora ubucukumbuzi, mujya mu buryo KNC yakoresheje yamamaza uyu mukino, ujya no mu bantu yifashishije mu kwamamaza, ureba umwe ku wundi nabo urabasesengura. Aho wagiye ukagenda ukavuga ko bitari bikwiye ko umuntu nka Semuhungu udafite ikintu azwiho akora yamutumiye nkande nk'iki. Umva Godfather, mvuga neza, wimvuga nta sano ufite ngo Semuhungu udafite ikintu akora. Banga hano mu Rwanda guhera 2018. Ndaguha ijambo, ndigukotinga amagambo yakoresheje Semuhungu. Nonsense. Mute your mic. Ndigukotinga amagambo yakoreshejwe, genda gake. Ndigukotinga amagambo. Listen to me. Uko yabivuze ntabwo ariko biri, tega amatwi. Ninde se ugutunze? Uri gukotinga. Ndigukotinga amagambo, genda gake. Reka nze Mute your mic. Mute your mic. So kandi ntongere kunzamura ijwi, urabizi ko nanjye isukari ngize zamukana abazimu bakazuka. My friend, abazimu bo muri Kongo bararuta nabo muri Gisaka. Tongera kunzamura isukari nanjye itazamuka. So aranamvanze. So Lorenzo, nyuma yaho wafashe umwanya urasesengura, urabikurikirana akantu ku kandi. Mu kiganiro wakoranye cyangwa umunyamakuru Gasuku aguhamagara, wakoresheje amagambo ugira utya uti
ntabwo biriya bintu tugiye kuza mbere ko twinjira muri stade. Mbere ko ninjira muri stade n'ibyo wavuze byabaye muri stade, ni uburenganzira bwo gutanga opinion nk'uko wabivuze, cyangwa uraza no kubidusobanurira tubwire impamvu ibyo muri studio byarangiye, ukajya no gusesengura ukuntu umukino wagenze, ukagera no kuba wamamaje. Aho wakoresheje amagambo uvuga ngo ntabwo bakagombye gutumira Semuhungu. Ni nayo mpamvu nyuma akimara kubona igitutu Kenisi, akimara kubona igitutu ko ibyo yakoze bitari bikwiye ko atumira umuntu nka Semuhungu, yahise amukura mu bantu bagombaga kwamamaza. Niyo mpamvu kuri platform za Kenisi n'ibinyamakuru bye hatigeze hagaragara ishusho ya Semuhungu. Semuhungu agasigara yiyamamaza wenyine, Kenisi we yanze kumukoresha nyuma yuko abonye igitutu ko bitari bikwiye ko Semuhungu agaragara mu bantu bagomba kwamamaza uriya mukino. Biragaragara ko akurikiraga akantu ku kandi. Mbere yuko twinjira kuri video yatumye n'iyi space bayaciye ibintu aho bivugwa ko wibasiye Semuhungu ku rwego rwo hejuru, ariko ntibirenga aho ngaho, ahubwo ukibasira Semuhungu ariko ubyitirira Kenisi kugira ngo ugaragaze Kenisi nk'umuntu mubi wakoze ibintu bidakwiye. Bamwe bakavuga ko uri kwibasira Kenisi ukabinyuza muri Semuhungu kugira ngo usenye Kenisi. Yewe bikavugwa ko ibingibi ari inzikwa umufitiye nyuma y'uko wamusabye akazi akakakwima igihe utari ufite akazi. Bahuje ibintu byinshi, ndavuga ibyo ni ibivugwa. Ariko Lorenzo, ariko reke mbere mbivugeho ntarabyibagirwa ko hari ibinyoma byinshi, reke mbivuge ntarabyibagirwa ko nubigira byinshi. ndasoje kuko Yego ndashaka kugira ngo yego nguheze headline impamvu ibintu byabaye akasamutwe. Ahangaha bakavuga bati habaye kwibasira Semuhungu. Ni gute yakurikiranye akamenya ko Semuhungu abantu bashyize igitutu kuri Kenisi kugeza aho bamuvanye mu bantu bari kwamamaza uriya mukino? Ibi ngibi ntarimo kwibasira Semuhungu bikabije. Ntabwo amuhereye bo kuri video, ahubwo yamuhereye kuri publicity yagombaga gukora, ahubwo Kenisi ndabinyuramo. agashyirwaho igitutu. So turashaka kugira ngo mbere ko tugera ku ngingo nyamukuru ya video ya Semuhungu wa postinze, nawe uraza kufata umwanya y'ibyabereye muri stade. Manza uhere kuri iyo advertisement mbere yuko twinjira Yego muri shode yego ku ngingo nyamukuru. Manza uvaneho icyo kintu. bo urakoze. Hari ibintu nyine birimo by'ibinyoma mu kiganiro cya Kasuku narakirebye yahamagaye ari live, ariko ibintu harimo yabanje kuvuga ibinyoma byinshi, kubera ko atari kuri televiziyo ngo mbanze kumva ibintu yaramaze kuvuga, ariko harimo ibinyoma byinshi. Umuntu wavuze ko nasabye Kenesi akazi akakanya imigihe ntari mfite akazi bigatuma mugendaho, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Nta na rimwe nigeze nsaba Kenesi akazi na rimwe. Iyi ni space nawe yemerewe kuyizaho. Ntabwo rero wahavugira ibinyoma. Kenesi sinigeze musaba akazi na rimwe, na rimwe. Of course ni umubosi, afite igitangazamakuru, ni umunyamakuru, nakamusaba bibaye ngombwa, ariko ntibyeze biba ngombwa. Ntabwo nigeze musaba akazi, so nta mpamvu nimwe rero mfite yo kumugendaho. Icyo cyo rwose umuntu wakivuze ndumva ko ari gushaka views, gushaka grounds ibyo ashaka kuvuga, ariko ntabwo nje nigeze ngirana ikibazo na Kenesi kubera ko ntigeze anyima akazi, sinigeze musaba akazi. Ufite wigeze no kumpropose akazi sinagafata. Kenesi sintunga nimero ye, na nimero ye ngira sindamuhamagara, ntaramuhamagara, ashobora kuba atagira nimero yanjye. Wigeze kumpropose akazi turi kuri stade, sinakora suivi ngo ngakurikirane. So icyo kuvuga ko yanyimye akazi ntabwo ari cyo rwose, naho bihuriye. Ntabwo yigeze anyima akazi, nta nako nigeze musaba. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kubijyanye na campaign yo kwamaza match n'abahisemo gukoresha, urumva ni ibintu bimaze igihe, bishobora kuba bigiye kumara nk'ibyumweru 2 n'igice cyangwa se 3, kuko hagati ya match ya Gasogi na Rayon Sport yatangiye kuyamaza hakirimo izindi match 2. Murumva ko bimaze igihe kirekire. Ibyo navuze kwa cyane nibyo nanditse kuri X nyuma ya match nka reaction y'ibyabereye muri stade bijyanye na showbiz, bitajyanye n'umupira. Ntabwo ndi umuntu uri homophobic. Sinekereza ko hari n'umuntu wigeze mbona hari ku rubuga urwo ari rwo rwose
ntuka umuntu ngo nuko ari umutinganyi ngo nuko ari icyo, ibyo ntago nyabikora. Nta muntu nigeze ntuka ko ari umutinganyi mundi mu buzima busanzwe. Semuhungu twatangiye kuvugana kuri Instagram kuva muri 2020, arabizi ko ntigeze mutuka kubera sex orientation yiwe. Ntabwo nigeze mutuka ikintu na kimwe muri chat zose, kuko iyo ndamuka naramututse kubera ko yagaragaje chat twagiranye yaba yazigaragaje. Ntabwo ushobora gutuka umuntu kubera sex orientation yiwe, cyo gisobanuke. So nta kintu mfite kiri against ubutinganyi cyangwa se gayism yewe na lesbiancy. So ikintu rero navuze kwa Kasuku ni nk'icyo nanditse kuri X na Semuhungu. Uburyo twajyaga tuvugana, ntekereza ko najyaga mbimubwira mu buryo buri clear. Njyewe ntabwo nemera living together, nemera ko abantu bakora ibitandukanye bashobora kubana muri society, ariko ntabwo nemera icengeza amatwara ry'ibintu runaka. Donc ntemera njyewe na societe urebye majorité y'abantu batemera mutinganyi cyangwa se umuntu ubana ushobora kuryamana na bahuje ibitsina. Ntabwo ari ibintu nde against yabyo, ntaho birwanya, ariko icengeza amatwara, kuko buriya nubwo ntari umwana ariko nanjye hari amatwara wanshengeza makanjamo. So ni kuri safety mbere na mbere yanjye n'abandi abato abakuru, ntabwo byo mbyemera. So maze rero kubona iriya video yo muri Stade Amahoro, harwo ari video imwe ni nyinshi, Semuhungu ibintu yakoraga, tekereza ko mbere iriya video atari yarigeza mbona mutuka cyangwa se mubwira n'abantu hariho hose. Ariko nyuma yo kubona ziriya video I was in a shock. Semuhungu we yivugiye, sinzi shene ejo bundi yavugiye bamutunze mikore kuri stade, avuga ko yaruka muri stade ngira ngo yavuze 2014 niba mbyibuka neza, ashize imyaka myinshi. Bivuze ko ntabwo ari umuntu ukunda kujya muri stade cyane, na knowledge ibintu bibera muri stade rero y'umupira w'amaguru ashobora kuba atafiteho ubumenyi buhagije. Stade Amahoro ni ahantu, ni public space itagira ijonjora ry'abagomba kujyamo bigendanye n'ibyiciro by'imyaka. Twe tujya muri stade buri munsi tubona ababyeyi bambitse amafurari, abana bato, bana abakobwa, bana abahungu batoya bajya muri stade, nta waka indangamuntu. Abantu bose byiciro byose bemerewe kujya muri stade kubera ko n'umupira n'abakina umupira za academy n'abantu batoya. Umupira bama abantu batoya cyane. So nge ntabwo rero numva logique yo gukora ibintu mu maso yanjye n'abandi batari bake bigaragara nk'ibikojeje isoni. Kasuku yambwiraga ko kwari gutrekinga cyangwa se kubyina kumansura bisanzwe, ariko nabyo bibamo ibyiciro. Hari gutrekinga bibera muri night club, hamwe basaba ibyiciro by'imyaka kugira ngo bemerere abantu kujyamo, donc hajyamo abantu mu buryo buri selective. Ariko hari twerking zigaragaza sexual intercourse simulation, ntekereza ko zidakwiye kubera muri public ahantu siritu hemereye kugera abana. So ntekereza ko nk'umuturage w'umunyarwanda, tuvanemo none nk'umunyamakuru, kuko nabivuze kuri X, nabivuze nk'umuturage, a responsible citizen, n'uburenganzira bwanjye kuvuga ibyo ntekereza ko bidakwiye. Abari ku ruhande babona ko bikwiye nabo bakajora opinion yanjye, bakaba batabyishimira, kuko X ni public. Ntabwo nigeze mbloka abantu ngo ntibatanga ibitekerezo. Nagaragaje iyo video, hari n'izindi ntigeze ngaragaza nabonye, ngaragaza ko ntabyishimiye. Stade z'umupira w'amaguru zibamo, uretse n'ababyeyi bajyana y'abana, n'abana bakina umupira ni bato, habamo za academy, habamo hamwe ibyiciro byose by'abantu. So ibintu bigaragara nk'ibiteye isoni, bisa n'ibyigana imibonano mpuzabitsina. Opinion yanjye nuko bidakwiye kubera ahantu hari public. Nanjye nshobora kujya muri night club kuko ndi mukuru. Night club njyamo nzi ko ari byo ngiye kureba. Umuntu mukuru ajyamo azi ko ari byo agiye kureba. Iyo ni choice. Ariko abana bato ntabwo bagira choice. Niyo mpamvu space zimwe na zimwe ziri public zigira selection y'imyaka. So tekereza ko cyari igitekerezo kiri clear. Ku rundi ruhande rero ndabyumva, Semuhungu w'umuntu nari mbangamiye inyungu ze, ariko ku nyungu z'abantu benshi afite uburenganzira bwo kutabyishimira, afite uburenganzira bwo kundakarira, afite uburenganzira bwo kumva ko mu Rutanga rw'amaboko aramutwaye. Muri kumwumvira? ntabwo tumwumva. ngende kukumva, sinzi no mutari kunyumva. Komeza. Terebye.
nabikoze njye natanze iriya opinion mbizi neza ko ifrakasa ku nyungu za Kenisi kuri iriya match no ku nyungu za Semuhungu ubusanzwe turagira icyo dupfa. Ntekereza ko ari nacyo kintu gikomeye cyatumye Kenisi agarura iriya deba mu gitondo yuko twamukorera anti campaign. Kuko iyo biriya bintu donc iyo atabona iyo ntakora iriya opinion ntekereza ko nta kibazo yari kugira, kuko ibijyanye na campaign ibyo rwose twari kuri same page, twari kuri page imwe, byari byarangiye kandi neza, yanadushimiye mu buryo bukwiye, vraiment yari yishimye. Ntekereza ko rero icyo kintu cyo kubona narakomeje gutanga opinion zikasa ibintu byabereye muri stade bimwe na bimwe siritu nko kumansura kwa Semuhungu, ntekereza ko byamubabaje, ari nabyo byatumye agarura donc iriya deba. Of course ntabwo yari guhita ajya kuri opinion yanjye, ko ntabwo rwanya opinion y'umuntu ku giti cye, yayisazana nyine aho yabonye twagize weakness, aho twagaragaje ko aho tutamubaniye, nubwo twagize nyuma twabikosora, ariko byo yabyirengagije azana biriya kuko atashoboraga gukasa igitekerezo cyanjye kuko kitanamutagetingaga mu buryo buri personal. So Semuhungu rero ntabwo ari umuntu ndwanya, no mu buzima busanzwe n'umuntu duhuye rwose namusuhuza cyane ko ari n'umuntu tuvugana nyine kuri Instagram, twatangiye kubana kuva muri 2020 kugeza igihe hari yajyaga abura akava kuri Instagram akamara nk'umwaka adahari cyangwa amezi runaka, ariko igihe cyose yagarukaga. Nejo bundi rwose mu mezi yashize, mu gihe gito gishize, ndumva igihe yavugaga ko arwaye, naramwandikiye muha Paul mubwira nti Paul sana, umuntu nyine twasanzwe tumenyeranye tuvugana. So nta kintu cyari personal, ariko nawe arabizi ko habits nkaziriya, ntekereza ko atari nje muntu wa mbere uzirwanyije, naho yabaga muri Amerika ataraza mu Rwanda. Ntekereza ko abizi ko nyine ni ikintu nyine kiri sensitive, iyo kigiye public agomba kuboneka abantu bakirwanya. Muri abo rero batashaka kubibona bimeze nka sensibilization, bimeze nk'icengeza amatwara mu bantu, ntekereza ko afite uburenganzira bwo kutabyishimira, ariko niba ari umuntu nawe urezona utekereza mu buryo bwagutse, agomba gutekereza ko nanjye mfite impamvu yumvikana yo kubirwanya. Siri tukurwanya kiriya kintu cyabereye muri stade, nk'umuntu uba muri stade amasaha menshi kurusha abandi. Ntekereza ko kuba mpihirikanira ko habamo safe environment ku bantu bose, ntekereza ko aramutse ari umuntu utekereza byagutse nawe yakaba yibona, ahubwo akihangana nyine, akihangana. Kiriya ni ikintu yihanganira nyine kuko ubana nacyo. Ntekereza ko abantu benshi yihanganiye bamukoreye bo bakamwataka mu buryo buri personal. Muri buka Kenisi, ntekereza ko abantu benshi mwakurikiye ikiganiro yatatsemo Moses igihe agaragaza akabuno katambaye. Ntekereza ko ntabwo Kenisi ari we muntu mwiza wo kutwigisha kutaba homophobic, kuko ntekereza ko urwego yabishyizeho yataka Moses avuga ko n'ishati yayitwika. Ntekereza ko ntigeze ngera kuri iyo level. Kirago ngenda umuntu uri moderne, n'umuntu ujyanye n'igihe ujijutse, ntabwo ushaka kwataka umuntu. Kuba Semuhungu ntarigeze mwataka byaka yose yashize, ntabwo ari uko ntarimuzi, no, ariko n'igihe cyose twavuganaga ziko ntabwo ndi umuntu publicly wemera icengeza amatwara ry'ubutinganyi, nubwo ntabarwanya. Ndumva ibintu nsobanuye bihagije. Okay, wait a second. So ahantu uvugana ahangaha Yego, so uti Kenisi ni homophobic. Kenisi ibyo bintu yabivuze kubera ikintu nanjye nabonye ni public indecency motion, kugaragaza akabuno hanze byari public indecency. Nabiriya rero bya Semuhungu byo kujya gutwekinga akarenga urugero agasa n'umuntu uri gukora imibonano muri stade, abantu muri public abantu bareba, iriya ni public indecency. Ariko njye ntabwo nigeze mvuga ko natwika ishati ye, ntabwo nigeze mvuga ko nabangamira ibikorwa by'icyo nakoze. Nasabye abari mu nzego zibishinzwe kugerageza gukora safe environment ku bantu bajya muri stade. Okay, ukiri aho ngaho, Iki kintu ntabwo ntekereza ko ari ikintu gikabije mbere nakoze. yuko duhereza Semuhungu ijambo turabyumvisha urabisobanuye, ariko my question is kuri wewe Lorenzo, bitewe na tweet yakoze mu kanya. Lorenzo, why are you gay? Ngewe ntabwo ndi gay. Semuhungu ari hano. Gay? Oya, buretse gato. I'm not gay. Who is gay? Turi kugendera ku byanditswe. Nari nkubajije ubwo ngubwo Yes. that's why we are here. Semuhungu Yego. komeza uvuge Lorenzo. Yaravuyeho gato.
space warucitse avuge ko ndi umugay warucitse ndetse nagerageje kumutereta warucitse natinyuka bivuge warucitse subira inyuma noneho mumusabire hello ibimenyetso oswaki muri bifatika hehe Lorenzo, ntabwo Lorenzo, kumubanira ufite oswaki Lorenzo, kumubanira Lorenzo, kuko buriya reka basubize inyuma gato Lorenzo. Semuhungu buriya ngiye menyana nawe ntabwo turahura reka nze ngire ntabwo ndi kukumva ntabwo uri kutwumva gerageza kandi ngire kukubaza mbere ko dufata Semuhungu agiye gufata ijambo nawe mu kanya Lorenzo ongera uzamuke ntabwo turi ufite network hari ukuntu urimo kugeraho ugacika ongera uzamuke gato kugira ngo tubashe kugendana kuko ikintu cyose nari nkubajije hanyuma ugaruke Lorenzo gerageza wongere requesting ya mic warucitse mpamvu mubajije kino kibazo okay Lorenzo wagarutse uranyuza ahangaha impamvu nkubajije iki kibazo waya yuge ntubyihakana ariko nyine niba ari unabyihakana ukavuga ko utari we ahangaha turagira dutya tuti mbikubaje kubera iyi nkuru umunyamakuru wo kuri RBA witwa Lorenzo uri kunsebya muri public kubera namwimye urukundo uyu ni umugabo mugenzi wawe wari waranzengereje unsaba amafaranga babarira urekere aho kunsebya kuko nukomeza ndagushyira hanze ibyo uri kwigira ngo bagushime nuko batakuzi injije gusa murakoze Eric Semuhungu mbere yuko mikoro tugera muhe Semuhungu none muhe Semuhungu ahangaha mbere yuko niyo mpamvu nkubajije ngo hano Semuhungu agiye gufata umwanya we ahangaha Semuhungu ashimangiye ko uwamusabye urukundo yabiberetse se tugende gake yabiberetse uretse no kutwereka tweretse amafaranga yakohererezaga azi baby sheri shusho tugiye kumufata niyo mpamvu nari nkubajije ngo waya yuge urahakana ko utari umutinganyi ngewe nge ntabwo ndi umutinganyi ntabwo wasabye Semuhungu urukundo mwe musabye se gute kandi ari umugabo urakoze cyane Lorenzo urasobanuye uvuze ko watanze opinion yawe nk'umuntu nk'umuturage usanzwe ubyo wabonye muri stade urakoze cyane reka dufate umusangirangendo umwe rukumbi umugore gore